Kaze kuri Kevin TV1 urasubscribe niba ukunda inkuru z'urukundo tubagezaho. Dutangiranye n'umusore hano asohokanye n'umukobwa we mu karesitora, kwa kundi uvuga ati reka mfate sheri wanjye muri weekend dusohokane mu karesitora. Bari kugendana bishimye, umwe avuga ati se sheri umeze ute? Bahise bahubirana n'umukire hano mu nzira, arangije disi agiye kubaca mu hagati arabatandukanya, ahita akiyambira ku nshyushyu hano. Umukobwa ati ariko se uri mu biki ko ndeba ntazi ibyo urimo? Umukire ati wapi, tuza mwana tuza. Umukobwa amureba mu maso aramubwira ati rero ntabwo nkunda agasuzuguro, ati ntabwo ubona sheri wanjye hariya inyuma? Umuhungu hano yatuje ari kuvuga ati niba ushaka umufate nta bya danje, yatuje ahubwo ari kwikanga gusa nibwoba. Nuko arangije umukobwa asomera uyu mukire ati nkawe koko amafaranga yawe niyo atuma witwara gutya gusa, niyo atuma unsuzugura ukaba wumva ko ugomba gusuzugura abagore bose ubonye? Aramusomera arangije ati ariko se sheri wowe nta no kuza ngo untabare? Nawe umukire ati se sheri wowe ko mbona ari nawe ari bwoba, ati urabona yagufashe iki koko? Arangije disi aramuseka ati se nawe ufite sheri? Umuntu udashobora kukurwanirira bwoba umeze gutya si ubwo ninde uzajya utabara undi nijoro hateye nk'igisambo? Umusore arakomeza arareba disi, reba umuntu uri mu rukundo. Abandi mu gihe baba bakubwira ngo niteguye kuba nagupfira ariko ndebera uyu nguyu, ati niyo bagufata ku ngufu ntacyo bimbwiye. Umukire aramubwiye ati uri mwiza urasa neza, ngiye kugusigira karita yanjye iriho amanimero uze kumpamagara. Arakomeza aramuyambira amwikoreshwaho ku mubiri wose. Umukobwa ati ntabwo ibyo byose mbikeneye, mfite umukunzi. Ntabwo wabonye sheri wanjye? Ntabwo wabonye fiyanse wanjye? Umuhungu ati ntabwo mbyitayeho, icyo nzi cyo nuko nagukunze. Karita ngiyo uzampamagare kandi nimugoroba bidatinze uze kumpamagara. Umukire ati reka nze nyiguhe niba uzi ngo ndimo gukina. Ntabwo njye ndi gukina kuko iyo nakunze umuntu mba namukunze. Nuko yazamuyemo ikofi areba mu ikofi, arangije arakamuhereza ati uze kuza kumpamagara, akamushyira mu gatuza. Nuko nguko byagenze disi. Igikire nta n'ikinyabupfura kigira, areba ukuntu kiri gukorakora mu mabere y'abandi, nyirayo ubwayo nawe ahibereye. Umukobwa yarumiwe avuga ati se umusheri turi kumwe koko we nta gahunda afite ameze atya? Acaho umuhungu atanga inzira ati munyureho ba nyakubahwa, n'ubundi se nimunyureho. Yarikanze umukobwa ahindukira na sheri we ati se ibi ni iki kuko nkawe kuba turi kumwe bakamenyera bakankoraho bakamenyera ibyawe uko bashaka bakagera n'ubwo bamakarita ngo nze kubahamagara? Umuhungu yaraje ahita amwaka ya karita ngo zana hano. Arangije umukobwa ati ntabwo nari nzi ko wamera gutya. Umuhungu yahise atangira kumusomera ati none ibi ni ibiki wambaye? Umukobwa ati nambaye ibiki se nyine? Umuhungu ati ibintu bituma abagabo bagukoragura ku mabere gutya se urabona ari ibiki wambaye? Umukobwa ati rega nambaye agakanzu keza se bari bambwiye ngo nambare neza. Ati ca hano tugende. Ikigaragara cyo nuko uyu mukobwa yakundaga uyu muhungu, nyamaza umuhungu we ntabwo amukunda. Reba ukuntu amufata nyine amukoroneza, no kwambara ni ikibazo kandi nk'umuntu wasohotse se. Nuko baje bicara mu karesitora ntawe uvugisha undi. Umuhungu biragaragara ko arakaye, nyamaza nta kintu cyo gukora aba afite. Arangije areba sheri we ati se nakubajije ngo ibyo ni ibiki wambaye? Umukobwa ati sheri tubyirengagize biriya byabaye ntaho bihuriye. ese sinambaye ikanzu nziza nyine ntitwasohotse? niba nambwiye ngo nzambare neza, nambaye ikanzu nziza, nambaye agashanete, imisatsi. Umuhungu arahinduka ndi kuba nicaranye n'umuntu wambaye ubusa gutyo, ubusa bwose buri hanze si ubwo ibyo twabyirengagiza ra? Kandi kwambara ubusa akaba aribyo byatumye abagabo bose bari kukugirira irari? Ati ntabwo ibyo mbishaka. Umukobwa arikanga cyane ati se none wagira ngo nambare nk'umuntu ugiye mu misa kandi nari nsohokanye n'umukunzi? Umuhungu araseka ariko bitamufasheho, aravuga ati uko byagenda kose bino bintu bigomba gukemuka, kandi bidakemutse unyibagirwe. Biragaragara ko uyu mukobwa yakundaga uyu muhungu urukundo rw'urugurano, bisa nkaho uyu mukobwa yaguraga uyu muhungu. Urumva ari kumubwira ngo niba bidashoboka ko iyo myenda wayihindura, ahubwo byarutwa ukaba wamvira mu buzima. Arangije sinzi amafoto yarebye muri telefone, bisa nkaho afite undi muntu yikundira utari uyu mukobwa. Uyu mukobwa aramukunda bya nyabyo, nyamaze uyu muhungu we rwose ntabwo amukunda. Arangije areba ku ruhande ati gusa mfite igitekerezo, kandi nyamara byakunda aho kugira ngo tubivemo. Umukobwa arumirwa ese ufite igitekerezo cyo kuba twasubira mu rugo sheri cyangwa?
agwa mu kantu. Umuhungu ati ndagifite kandi ndakikwereka, ni igitekerezo cyiza cyane cy'inyamibwa. Arangije umukobwa arikanga. Umuhungu ati ibyo ndagukorera nizere ko urabyemera, urabizi ko iwanze ikintu mu rukundo rwacu nahita mbivamo. Ese gukunda umuntu ubona ari wowe uhatereza nabyo ushatse wajya ubireka kuko birababaza cyane. Uyu mukobwa urabona yishimye nk'umuntu uri mu rukundo, reba nk'abantu basohotse bari gushwana, ibirahure biri aho ngaho bibagiwe no kuba batumiza icyo kurya. Icyabazanye cyabananiye kubera gushwana. Nkibutsa ko iyi ni Kevin TV One, ikore subscribe urebe iyi nkuru uyirangize usharinge n'abandi, utwandikire muri comment tubwire uko wayumvishe, na comment zanyu ni ingenzi. Umuhungu yahise agenda azana ikiringiti agihereza umukobwa nabi cyane, atugomba kwambara icyo kiringiti kandi nakubwiye ngo nutacyambara noneho ubwo uranyibagirwa burundu na nimero yanjye ube wayisiba. Umukobwa ati ikiringiti ko ari icyo mu buriri, si ubwo ndambara ikiringiti muri resitora nk'umuntu wasohotse? Arikanga cyane. Umukobwa bimubera urujijo, aravuga ati se uyu muntu nintacyambara ari bunyange? Nawe niba ubona uhatereza rero ntugahatereza n'urukundo rutanahari, ushatse wabivamo hakiri kare. Reba umukobwa wacu ukuntu ashaje imburagihe kubera gukunda ikintu cy'igisore kitanamukunda. Hanyuma arangije ati reka nze nkwereke uko nyikwambika, kandi wibeshye ukagikuramo njye nawe biraba birangiye. Hanyuma nibyo yahoraga amukangisha, yamukungishaga urukundo gusa atanamukunda. Disi gukunda umuntu utagukunda biravuna cyane kurusha uko wakwibera single. Arangije arakomeza ati se sheri, ibi bintu koko ubonye ari byo binkwiriye nk'umuntu wasohokanye n'umukunzi wanjye? Ati ceceka kuko ibyo nibyo bikubereye. Arangije aramuzirika, urabona n'imisatsi ye arayipfunyapfunyitse, ntiyitaye ku cyangwe umukobwa yari yaje ariho. Arangije ati kandi icara aho ngaho niko mvuze. Umukobwa agira ubwoba, disi aragikunda cyane kino gisore, anaracyubaha muri kubibona, urabona ukuntu anitonda. Umuhungu ati yeee, ati byibuze ubu twakwicarana tugasangira nta kibazo mfite. Bisa nkaho uyu muhungu nubwo atakundaga uyu mukobwa ariko nta n'icyizere yabaga yifitiye. Yabonaga ko uyu mukobwa ari mwiza, akabona ko nanambara neza abandi baramumutwara. Niba udakunda umuntu rero nawe nkubwire jya umureka yigenderaho kugira ngo mwangirize ubuzima muri ubu buryo. Hanyuma umukobwa ati oke sheri nabyakiye nta kibazo. Umuhungu ati tugiye kurya ubundi tugende kuko umushuti wawe ndabona yatinze, kandi nakomeza gutinda njyewe ndahita nisohokera mu kanya ndagaruka nza nkutwara, ahubwo reka nze nkwereke uko ngiye kubigenza. Byatinze, reba umwanya tumaze hano, ninsohoka umenye ko nta minota 5 turaba dusigaje muri iyi resitora. Umukobwa aho nta magambo yari yifite, yaricecekeye. Hanyuma arangije ati reba tumaze amasaha 2 hano kandi twari tumubwiye ko turasohoka, nawe aratubwira ngo tuze kumuzana. Kiraseka kiramubwira ati rero nubwo mba nkubwira ukagira ngo ndakwanga, ariko bino bintu rwose nibyo bikubereye, ahubwo reka turye vuba ubundi twigendere kuko ndabona n'ubundi gutegereza umuntu udafite gahunda nabyo bigoye. Gusa urabona ko umukobwa wacu ari kure, ari gutekereza cyane. Igihungu cyaramurebye ati n'ayo maboko sinshaka kuyanika, mu nyumvire mwuka byara ararya se gute kandi adashaka amaboko ayanika? Aramutamika. Arangije ati ubwo uhora wambaye gutya aho urukundo rwacu ruzagurumana. Disi umukobwa nawe yari amaze kwakira ko ubuzima bwiwe ari ukubaho nk'umukorone. Arangije baraganira. Umuhungu ati buri gihe ujye wambara ibintu bikinze agatuza kawe bigeze mu ijosi kandi bigeze ku birenge, nibiba ngombwa nkabona n'amaso ari kubakurura nayo tuzayapfuka, sibyo sheri? Umukobwa ati ati gusa ku bwawe nyine tu nta kibazo nabikora kuko n'ubundi nta wundi muntu mba nshaka kwiyereka w'igitsina gabo uretse wowe. Umukobwa yaragerageje ati kandi umuhungu ahita amubwira, kuko yarabonye atangiye guseka no kwishima. Umuhungu ahita amubwira ati kandi umenye ko mu kanya nakubwiye ko tugiye kugenda, uriya mukobwa ntabwo turi bumutegereze uko byamera kose. Arangije disi araramusunika ati mugira inshuti zitagira gahunda ngo mundebere. Ubu ngubu ari kuzirikira kubana n'umuntu utagukunda ni ikibazo. Umukobwa ati se none ibyo njye nabizira? Ati nyine yatinze, reba amasaha yose tumutegereje kandi naherekanye mbikubwira nkongeraho iminota bikanga, none na n'ubu ntabwo yari yaza.
nuko umukobwa yarongeye disi. Uyu muhungu yakundaga kubona umukobwa arakaye, areba ku isaha ati iminota 5 ngiye kujya kumara hariya mu rwiherero nishira ndaza nkutwara tugende, kuko uriya ntabwo twamutegereza rwose nta gahunda afite, ni nkawe tureba igihe twahagereye kuva mu gitondo, none ndebera saa 8 zirageze, ati reka ndye vuba nanywe iyi ji nyimare ubundi nigendere, kuko n'ubundi tugiye kugenda nta minota 10 dufite hano. Nuko yagiye amusiga aho ngaho, ati nashaka narorere rwose ntabwo tukimukeneye. Nuko yagiye umukobwa asigara hano, ati se umuntu udashaka ko basi ngira n'inshuti kubera urukundo mukunda nzagira gute? Gusa nta bundi buryo yari afite. Nuko umukobwa kubera amaseresi yahise yegama aho ngaho arasinzira. Ya nshuti ye yari yamubwiye ko nayo iraza bagasangira, nuko nayo yaje disi yambaye neza, ihageze ibona intebe ibona n'umuntu umwe iramuyambira, iti umeze ute Kate? Ati waje? Ati se ko ndeba utameze neza wifubitse kandi hashyushye cyane, nanjye ndumva nenda gusara, bimeze gute? Umukobwa ati nibyo nashatse, nibyo nkunda, nibyo nyine nsigaye mbona ari byiza. Umukobwa ati oya Kate wimbeshya, twarareranwe, twarerewe muri famiye imwe, twarakuranye, twariganye, twarabyirukanye, buri kimwe ukunda cyose ndakizi, n'icyo wanga cyose ndakizi, kandi nawe icyo nanga urakizi, reka kumbeshya rero. Ati se karishiri wanjye wabimbwiye none ngire nte? Ati narakubwiye ngo uriya muhungu mukundana ni umusazi, mureka cyangwa azagusaze, wanga kunyumva. Ati ariko nyamara uzabibona, ati buri gihe ahora ari negativu, kandi nyamara ibi bintu ntabwo ari bwo buzima bw'urukundo. Nuko yamugiriye inama aramubwira ati kuba ukunda umuntu ntabwo bisobanuye ngo kugira umukorone, kandi nawe urabizi ko Mike ntabwo agukunda habe na mba. Disi Kate wacu yaguye mu rukundo rw'umuntu udakeneye gukunda, agwa mu mutima w'umuntu udakeneye urukundo. Nuko arangije ati none sinagira gute ko ntashobora kuba namureka? Umukobwa ati reka nkugire inama, ngiye kugufasha kwakira kubaho utamufite, kuko n'ubundi urababaye kurusha uko waba umeze uri wenyine. Ese ubu ko ndi njyenyine urabona ukuntu umeze? Ati kuba ndi njyenyine bimpa freedom, nkaba numva ameze neza, icyo nshaka ari icyo, kandi ubuzima bwanjye nkabufatira umwanzuro mwiza. Ndebera ukuntu yakugize nk'umukecuru kandi nyamaze uri inkumi, kubera ibitekerezo byinshi amaje kugutuma uba umukecuru neza, kandi nyamaze ni wowe muto kuri njye. Ati reba ikibazo mfite kubera ko nta bintu byinshi mfite binsteresa bimwe na bimwe bitari ngombwa. Umukobwa ati se none nagira gute? Ati se gusa nanjye nsigaye mbibona, kuko niba ambwiye ngo nambare neza nkambara neza abibonamo ikibazo, niba tuganiye akabona ndishimye nabyo biramubabaza. Umukobwa ati narakubwiye, ati gusa ndava hano uyu munsi bikemutse, nibyo byanatumye ntinda, nagiye ncungira hafi ngo ndebe ko agenda. Guhera uyu munsi ugomba kujya wigenga, kandi uratangira kwigenga ari uko ukuyemo icyo kiringiti. Umukobwa ariyumvira nawe biramucanga, aravuga ati none se sheri wanjye biragenda gute? Ati sheri wawe iki ni cyo gihe ngo umwibagirwe, kuko uriya ntabwo ari uri sheri we ariko ntabwo ari sheri wawe. Umukobwa arangije nawe disi yabitekerejeho, atekereza ibintu byose uyu muhungu ajya amukorera, arangije atari kuzi ko wamuganira ati ari byo. Ati uyu muhungu kuva nahura nawe ntiyumva noneho ko utangiye kuba umuntu mukuru. Ati nirwo ruringiti ndarugukuramo, ureba ukuntu rwatumye wijima udabasha guseka, n'amavuta waje wisize yakuvuyeho na makeup zakuvuyeho kubera agahinda watewe n'uriya muhungu. Ati reka ndarugukuramo. Nuko umukobwa wacu ati nta kibazo, noneho nanjye ndemera kuba narukuramo ngire freedom yanjye. Umukobwa ati wabaho ufashe umwanzuro wiseriye, kandi ufashe umwanzuro w'ubuzima bwawe umeze neza. Ati guhera ubu nawe ugiye kwigenga, nawe niba ubona hari umuntu ukuvuna cyane udatuma wigenga musezereho, kuko uwo n'ubundi no mu gihe kizaza ntazigera agushimisha, azahora ari uwo kukubabaza gusa. Kora subscribe, ukore share, ukore like, utere comment, utubwire uko iyi nkuru wayumvishe, kandi turahari ngo dukomeze kubagezaho udusobanuye twinshi cyane
turimo isomo.